imyaka 5 ubundi nimba ngiye umusare umwaka ni mwinshi atabaye tutaragirana gahunda yo kujya mu mago yagenda naye ntago abazi icyo ashaka mwaba nimukajya mu rukundo dafite amafaranga iyo kwita ujyana umwana abandi mu mago umuntu apanga urukundo wewe wari warupanze buriya yaraje gupapura undi wari warupanze ihagarara nshano kuri Imana yarakoze ubwo yemere mu bantu okay naribi yarakoze ku nkura ahantu habi none yaraje gupapura undi arampapura utaruhari se koko barugira amagambo akomeye ahubwo jarega mubwirire ni uziko ari ibintu bigukurikirana mpaka ubu nina njaja mujamubimbaza bikubaza mpaka ubuyibonera umwana mu rukundo gafuha wenda gutureka umutima umva nge nta mu ex ngira umva kumuhu courage yavuzeho ngo ndakagirigiri nta mu ex ugira hanyuma se uwo mwabyaranye umwana niki si papa w'umwana wawe ntago yitwa Sam ntago avuka mu Gatenga se hatuye ntago mwabanye umwaka wose ntubyibuka no utuminza kwivuga kuri kamera ndasoza ku kintu mama wafungiye n'abanyarwanda bose bakimenye uri kumva icyo kintu wagize ibanga cyatumye n'umva baza kukugira mu kazu karira niwe wagikoze kandi ubizi ko narwe n'ikintu kizima ntago njya ndakaramuza gusa kuko n'ubwo ngo narakaye ngo kubera ko Queen yari mararira hejuru yawe sibyo ngo mubwize ukuri Sam mwarabanye urabyibuka inkuru yose ndayizi Sam mwabanye umwaka wose mubana mu kabari yarashingiwe n'umugabo utuno tubari twitwa Makumba yiratwa yaraje ashingira akabari Miki amugiriye mu kuko Miki ibibazo yagize nanjye arabimbwiye numva bineye pe niyemeza kumufasha nkuko nabikoze mwese mwarabibonye Miki bamushingira akabari agashingirwa n'umugabo yari umuseriveri mu kabari hano piko ku kabari k'Ikanombe nta kintu kimwe atazi imana njye Miki niyemeje kumufasha nivuye inyuma mbaze kumva inkuru y'ubuzima bwiwe numvisha ukuntu ababaje uri kumva Miki wowe ku giti cyawe uwo mugabo yagushingiye akabari akagushingira yahoze ari boss wawe wambwe ko nta kintu yagusabye bya gushingira umugabo twarahuye n'imfura cyane amaze kugushingira akabari ugenda ukajyamo ukabyiniramo ugashakiramo n'umugabo mu mafaranga yaguhaye miliyoni 5 umaze guhombya akabari yagushingiye ubyibuke neza nta kintu kimwe ndikubeshya niba ndikubeshya abantu bazimiki bikanombe abantu bazimiki bose bo mu Busanza babivuge ntago ndi umuntu w'indyarya muri umuntu uvugisha ukuri no mpamagaye ngo nze gutangire buno butumwa kandi no bikeneye ntago utaza kwegera kwinjye ntago mba naje pe iwo uri kumvugaho gusa nkigendera ni wowe utumye nza nyine to sibyo kandi birenze ibi ngiyi mushaka tubaza kubikomeza tubisobanura numva nayo ikintu kimwe nakoze cyangwa umuntu ahemukiye umuzanye ntawe pe ndi nyanga mugabo ndagerageza nta muntu udakora ibintu bibi nanjye nkora ibintu bibi ariko ndagerageza ngaruka kuri icyo kintu cy'akabari warajushaka witwa Sam yari umuhungu wo mu Gatenga nkuko bimbwiye umbwira ko mwabanye ndetse mugira no kuri level Imana irabagenderera mugira umugisha uratwita urabyara Sam ngo aza kujya gushaka ubuzima hanze ugira ko n'ukuntu bigenza kakabari ukarya wa mugabo arasara ugurisha ibintu nyine kugira mugabo wagende uwo mugabo murashwana nyuma twarahuye muri yunga mpari Sam yaragotse turanahura nyangushize nababwiye ko uwo mugabo akigaruka mikahise ngo turikane agiye gukundana n'umugabo babyaranye yes I respect iyo murafashe umwanzuro namugiye inama wazi ko bitekereza mubaza kuko nibyo nabitekerejeho mubwira ko bitankimisha ariko niba babonye ko ari ngombwa agomba kubikora mikasubira n'umugabo babyaranye umugabo babyaranye kimara kubana Sam baje kugira ibyo bananirwa kumvikanaho birimo ibikorwa wenda biri hagati y'abashakanye sindi ubyinjiremo buri abantu babana babazi babanga yabo bamaze gushwana baranarwana ushize nawe babwiye Miki nagiye kumufata bamukubise ingumi y'ijisho ryabaye mukara njyana na Nyambo na Titi niba ndi kubeshya baze muri comment Nyambo aramufata amujyana iwe aramubwira ati ngwino uburi wanjye umwana w'umukobwa mu gihe ugiranye ikibazo nandi n'umugabo icyakurikiyeho Miki yaragiye agiye kuba kwa Nyambo abaye iminsi Miki niwe mukobwa nabonye utareba nyine byibuza ngo nibuke nk'uko abandi babivuga wibuke kuri n'umubyeyi ubyubahe Mikuri ku munsi ukambwira ngo kubana n'umwana wanjye byananiye ngiye kumufata mu byane iwabo w'umuhungu wa Murere nyine kuryoshye urabyiruka mugira inama nakubwira ngo nukuri ko sije gufata umwana ukamujyana iwabo w'umuhungu kumukoro bizakugora wanze kunyumva ndabikumbisha umbwira ko ukeneye nyine kujya mu zindi gahunda zawe nyine wamuse mugo ni wamwiteho bamuma urabizi turi kumwe ariko kakanya urabyibagiwe nagiye ngufasha ukavuga byinshi n'ibyo nagiye nkubuza ukabikora
akanya biragutera ihungabana nyine ukaza kuvuga ibyo ushaka niki mama nawe ubwawe ntabwo azakubabarira wicara ubizi ujya kumusura ukamubeshya benshi nibwo nyine na mama wawe twaraganira urabyibuka nikenye mama wawe kuri gereza urabyibuka ibintu twavuganye amagambo twaganira yibuka uri kumva ajyana ku ruhande wuri hano hirya ngira ngo urabizi imbere ya biriya byuma amagambo yambwiye n'ibintu twagomba gukora harimo no kuvugurura iwanyu nta na kimwe urakora wowe ntugire ngo ni uko akanya twanje mu buzima bwawe nuko nibagiye ko nemera ibintu mubyeyi ntazanabasha no kumukorera sibyo akanya umuntu wibereye mu bintu by'ubusinzi ntazi kaza ngo warakijijwe abantu bakakubeshya ngo warabyibushye ngo uri kumwe nanjye ubayeho nawe ukagaruka bimbwira ukanabyandika ntabwo tuvugana kuri WhatsApp ikibazo n'ifitanye nawe ese ugiye gutangiza intambara hariya ngo witange iki bimara iki ngo ntabwo ruswa ariho kamera bivuga ngo niyo hatariho kamera ibyo muvuga nibyo biba ari byinshi wicara nyine nawe abanyamakuru bawe nibyo buriya nk'abantu mbona bakora umwuga bitari porofesiyoneri bakora ibintu byinshi bitari ku murongo kandi nkabona ntabwo byari bikwiye Emirene ejo bundi wowe uza bikwibutse wansanze muri aka kazi wasanze nifite abantu nishimishiriza abanyikundira ndetse nkorera n'akazi kandi kandi nkakora professional urazanwa nanjye na Philip nakoraga muri Afmax Abanyarwanda babizi sibyo binjye mu itangazamakuru ababishoboye baguhaye ibiganiro njye impamvu ntaguhaye ikiganiro n'Abanyarwanda bimenye n'impamvu najya nza mu biganiro umuntu ngo muza kumufata mumukeneye mukazana izo modoka zanyu mwarangiza kumufata akaza gakora ikiganiro akagira ibyo bibwira Abanyarwanda mugacuruza yewe nawe akagira icyo amenyekanisha kwanza nta n'ikibagiye n'inyuma mumukeneye ngo muhita musiga gutya niciye kuri kamera uhita watsa imodoka agenda nyine ikiganiro wakibonye ukajya kwicururiza uyu mwana w'umukobwa urimo uracuruza ni umwana mwibuke ko tumufate nk'aho atameze neza wenda afite ibintu bimutera kuvuga ibintu atateguye byibuza ni nka bya ndirete igitubwira ngo nukaganiriza abasazi mushyira abasazi kuri kamera ngira ngo murabizi mukuru wari bigeze kutubwira ushyira kugira ngo hari abantu mutemera gushyira kuri kamera baranabagaragaza mu ntara rero hari nabo mugomba kujya mushyira kuri kamera mubanje kumenya ko bameze neza mukanabaza wariye ese nta kibazo kindi ufite cy'ubuzima ukamenya ngiye nigeze kuzana mvuga akagambo ndavuga ngo umugore uri kwinjiza miliyoni yibagirwa ubuzima umugabo yamufashijemo nta kintu afite cyo warakivuze ndabyibuka uri kumva ngewe ikintu nabwira umugabo simbujije abagabo k'abagore banyu bakora gukora ni byiza ariko igihe umugore azakora akakurusha amafaranga azakurnya ku mutwe yego ko ubu ushobora gukora ngo urushe amafaranga aga bibaho mani nyine abagore kuntu turemye nabwiye ngo turemenya agasuzuguro noneho bikaba ikibazo umugabo wadafite akazi yes we ntabwo wibuka ko hari igihe yari afite akazi agutunze nyine akumenyera buri kimwe cyose imisatsi buri kimwe cyose kuko akabuze igihe gito sha uri kumva nimba ngewe ndi gukora amamiliyoni umugabo wanjye nta kintu avuze kandi reka mbabwire noneho wa mugani wakubitiraho na cya kigare cy'inshuti zawe zikubwira ngo umugabo udakora nta kintu amaze mu rugo ibyo bintu byibeshyamo igihe gito kuko ubona ukunzwe ugiharawe n'abantu benshi Irene ku mugore birashira nta mugabo usaza bro ibyo niba zakubeshya arakena ntasaza arakena ntagasaza kuko iyo wakennye nibwo tubona washaje ariko ku ifaranga rye n'imyaka 90 umukobwa arakwipevera akavuga ati ntareba amenya abatakara ariko ayo mafaranga ndayakeneye mani ku myaka 90 ufite amafaranga umukobwa akubonamo imyaka 25 kumeze neza yego iyo ufite 25 ukennye mba nkubonamo agasaza nta kintu twavugana nese umugore we ufite amafaranga arasaza umugore wese Irene nakubwiye ngo icyubahiro cy'umugore n'umugabo mikiba mu nzoga ahubwo ikibazo niba amara kuzinywa njye mikibwa mbere ambwiye ngo ngiye kujya mu kiganiro kwa Emirene twarakundanaga sindi kubeshya sibyo arimo ngo ndabanza nkirimo akayigizo ngo nibwo mbacyushye mvuga ibintu nshaka ako kayigizo unywa Emirene wezo nzoga umwesha abantu ufashe inzoga uyiguriye umuntu urayimuhaye simbizi ndabaza ariko ndi gushidikanya ntabwo ndi ko gushinja ngemera uko mukobwa aza yayinyweye sindi kumubeshyera niba koko uwo muntu wagiye ubanza ukamenya niba ujya gukoresha muri kiganiro ukamenya niba ameze neza umuntu azavuga ngo akagira igiri yego wenda ashobora kwandika akajya kugihe akavuga ngo nta mu ex ngira ngo byarakazi miki byarakazi nge nawe warabinyishyuriraga gukundana nawe igo none se byarakazi mu buzima bwanjye nta muntu umwe wanjye utari ukuzi nta muntu umwe miki byarakazi koko nta kibazo uyiba produit ko akundanye nanjye wenda ndamwaye cyangwa ariko byibuza uwo nemeye kumwana nawe nuwemeye kunyakira ukondi